Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni igitondo cyiza nongeye kandi kuza imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga hejuru yo kwisobanukirwa. Kwisobanukirwa umukristo kwimenya uwo ari we. Pawulo yandika urwandiko rw'Abaroma yatangije avuga ko abantu bose bari munsi y'umujinya w'Imana, kubera kuko bakeneye kwizera ubutumwa bwiza kugira ngo bakire gukiranuka kw'Imana. Bageze ku gice cya 5 avuga inyungu twahawe kubwo kwizera Yesu Kristo waduhesheje gutsindishirizwa. Akomeje hepfo avuga ukuntu icyaha cyangirije ibintu byose mu buzima bw'umuntu. Agaragaza ko ibibi byose n'ibiriho byose ibyatubayeho byose byakomotse ku cyaha cyazanywe na Adamu. Ariko avuga ko Adamu nubwo yakoze icyaha yashushanyaga Adamu uzaja kuza. Avuga Adamu waje ari we Yesu Kristo waduhesheje ubugingo, aduhesha gukiranuka, aduhesha kuba abana b'Imana, aduhesha imigisha yose twaherewe muri Kristo Yesu. Avuga ukuntu ubuntu butandukanye n'icyaha, ubuntu butandukanye n'iby'icyaha cyatuzaniye. Aravuga koko ibyaha ngo byaragwiriye mu isi kandi bigwijwe n'amategeko, ngo ariko ibyaha ngo bimaze kugwira ngo ubuntu burasaga. Mu yandi majambo ni nkaho yaravuze ngo ibyaha byakwiriye intara, ubuntu bukwira igihugu. Aho ubuntu bwageze bwaruse icyaha. Nta byaha biruta ubuntu, nta byaha biruta imbabazi, nta byaha biruta kugira neza kw'Imana, ntabwo bingana. Niyo mpamvu ubuntu bw'Imana bumira ibyaha, ibyaha bigakurwaho n'imbabazi z'Imana. Noneho aravuga ngo ese ko ibyaha byatumye ubuntu busaga, ko ibyaha byagwiriye ubuntu burasaga, ntabwo ari ubuntu ari ibyaha byatumye ubuntu buba bwinshi, ahubwo ibyaha byabaye byinshi bisanga ubuntu buriho ari bwinshi. Aravuga ngo ese none icyo cyoba impamvu yo gukora ibyaha kugira ngo ubuntu bukomeze kugwira? Dukomeze dukora ibyaha ubuntu bukomeze bugwire. Dukora ibyaha kugira ngo tubabarirwe, dukora ibyaha kugira ngo imbabazi z'Imana zigaragare, dukora ibyaha kugira ngo abantu bamenye ko Imana igira urukundo. Ni nka kurya yavuze ngo Yesu yapfiriye abanyabyaha ngo ni we wa mbere. Abantu benshi iyo bumvise ko umuntu yababariwe uruhagwa, bashobora gutekereza ko bagomba nabo gukora ibyaha kugira ngo bababarirwe cyane. Ariko siko. Na Yesu yaravuze ngo uwababariye cyane niwe uzi ukunda cyane. Iki gice cya 6 rero cy'Abaroma, uhereye ku murongo wa mbere ukageza ukirangije, ababwira ko abakristo bagomba kwisobanukirwa. Ntabwo abantu bakora ibyaha kubera kuko bisobanukiwe. Abakristo ntibafite uburyo bwo gukomeza gukora ibyaha. Yarabajije ngo se tugumye dukora ibyaha ubuntu busage? Yaravuze ngo ntibikabeho. Atanga impamvu zigera kuri 2 zo kwisobanukirwa. Umukristo wese ukora icyaha agikora kubera kutisobanukirwa. Umukristo ukora icyaha akora icyaha kubera atiyizi. Igihe cyose ukora icyaha ugikorera out of you, ugikorera hanze yawe y'uburiwe. Ariko uzi uburiwe ukagenda nk'uburiwe, ntabwo ushobora gukora icyaha. Hari abantu bajya babaza ngo ese ngo birashoboka ko hari umuntu wabaho mu buzima bwo kudakora icyaha?
yego birashoboka, Bibiliya ntiyabesha. Bibiliya ivuga ko umuntu iyo ayobowe n'umwuka w'Imana akora ibinezeza Imana. Ntawe Bibiliya ivuga ngo umuntu nayoborwa n'umwuka w'Imana azakora ibyo ashaka. Oya, Bibiliya ivuga ngo azakora ibyo Imana ishaka. Rero yavuze ijambo rimwe rivuga ngo ntimuzi kumenya. Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo kuko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa data twese, wa data wa twese, abe ari niko natwe tugendera mu bugingo bushya. Mu yandi magambo yarababwiye ngo ese muragendera mu byaha kandi muzi ko mpapfu? Ni gute umupfu yakora icyaha? Ni gute ubugingo bushya bwo muri Kristo Yesu bwakora icyaha? Ese abakristo bose, mwa mukristo we wisobanukiwe ko wapfuye? Usobanukiwe ko wahambwe? Usobanukiwe ko wazutse? Kristo yapfuye muri 33. Impamvu twiswe abakristo nuko twizeye ko Kristo yapfuye. Kandi ubwo Kristo yapfuye, iyo wizeye uhita wizera ko nawe wapfanye nawe, ugapfa ku byaha, ugahambanwa nawe, ukazuranwa nawe. Ni nayo mpamvu tuja kubatiza. Umuntu wese uvuze ngo agiye kubatizwa yizeye ko Kristo nta cyaha yari afite, yapfiriyewe. Burya yapfuye ni Kristo yarimo amupfira. Yarimo amupfira nawe akizera ko apfanye na Kristo. Ubwo Kristo yahambwa akizera ko nawe ahambwe, kuko Kristo ntiyagombaga guhambwa, ahamba ibyaha. Kristo arazuka, azuka mu bugingo busha kuko atokongera gupfa, nabo barazuka. Aravuga rero impamvu tutakora ibyaha nuko tugomba kumenya avuga hano si uko mu mutwe, ni ukumenya ibyo bikaba inshuti yawe, mukaba ari ibyawe. Kwisobanukirwa uko wabaye. Bibiliya ikavuga ngo ubwo twateranyijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka k'ukwe. Urupfu rwa Yesu ntiyari afite ideni ry'urupfu, yapfuye urupfu rwawe. Mu kwizera urwo rupfu ruhinduka urwawe, ugapfana nawe. Mu kuzuka ukazukana nawe. Ngubwo ubukristo rero. Umukristo utarapfuye kandi ntiwipfisha. Uyu munsi ndibivuze ngo upfe. Bibiliya ivuga Kristo yarapfuye, kuba warabwizeye ko yapfuye nawe ugomba gupfa. Kuko Kristo yahambwe nawe ugomba guhambwa, ukazukana nawe. Rero twateranyijwe na Kristo mu rupfu rwe, tugomba guteranwa no kuzuka kwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe ku musaraba. Kamere y'icyaha yarabambwe. Dore icyo abakristo batazi rero. Abakristo, abashumba baracigisha ko kamere ihari, ari nzima, ari ntaraga, ihari. Kandi bakamavuga ngo abakristo, mu mukristo ngo habamwo ngo kamere zibiri, ngo hariho kamere, ngo harimo umwuka, ngo na kamere. Siko Bibiliya ivuga. Nta hantu na hamwe Bibiliya ivuga ko kamere iriho. Bibiliya iravuga ngo tumenye yuko umuntu wacu wa kera yabambwe. Tugomba kumenya ko nyina w'icyaha yabambanywe na Kristo kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho. Ibyo tugomba kubimenya. Impamvu umukristo ataramira mu cyaha ni ukumenya ko kamere yabambwe kandi igakurwaho, ngo twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Umurimo Yesu yakoze ku musaraba niwe wabambye kamere. Ibyo bikorwa ryari?
ntabwo ufata kamere ngo uyijane ku musaraba, urabyizera ukabimenya ukabigira ibyaha. Bibiliya ikavuga ngo kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. Nguyu umuntu utabasha gukora icyaha n'umuntu wapfuye. None warapfuye uja kuzura umuzimu, wazuye umuzimu wa kamere, wazuye umuzimu wa kamere, wazuye umuzimu wo gukora ibyaha. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukora icyaha arimo arakorerwamo n'umuzimu, n'ikintu cyapfuye akigira kizima kandi yitwa ko ari umukristo, bidakwiriye. Ibi biva mu kutisobanukirwa. Ubukristo bwose bushingiye kuri Yesu Kristo no gupfa kwe, kandi ubwo yapfuye natwe twarapfuye. Apfisha iki? Yica kamere y'icyaha. Ibyo tugomba kubyizera. Ntitwizere ko kamere iriho muri twe, ntitwizere ko hari ikindi kiturimo, ahubwo niba turi mu gukodesha kamere, uri mu kuyikodesha gute uri umukristo? Umva nkubwire, ibyo ugenderamo, ibyo urimo warabikodesheje. Ni inkodeshanyo wakodesheje Satani, ukodesha kamere, ariko ntibikurimo kuko uri uw'Imana. Bibiliya iravuga ngo mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka. Noneho hano havuze ngo umubiri w'ibyaha wakuweho kugira ngo twe kuba imbata z'ibyaha, kugira ngo Imana itubashishe kubaho tutari imbata z'ibyaha, ahubwo turi imbata za Kristo. Yabanze kamere, kamere yarabambwe, yabanze nyina w'ibyaha. Tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutare. Kristo ubwo yamaze kuzuka ntiyongera gupfa urundi rupfu. Kamere nta kindi tuzongera kuyikoresha, yarapfuye. Urwo rupfu yapfuye, yarupfuye rimwe risa kugira ngo kubw'ibyaha, ariko ahubwo ariho kandi ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumva ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo. Ijambo rya kabiri, ijambo rya mbere yavuze ngo tugomba kumenya ibyatubayeho, tukamenya ko turi abapfu, nicyo yavuze. Ijambo rya kabiri yavuze ngo ni ukwiyumvisa ko aba ariko namwe mwiyumva ko. Kwiyumva mu Cyongereza bavuga ngo ni to recall, to recognize, to identify, kwimenya. Namwe mwiyumve ko, ujya wiyumva ko wapfuye, ugomba kubyiyumvamo, ukiyumvamo ko kamere yapfuye. Inyigisho z'ibinyoma zihari ni inyigisho zigisha abantu uko batari. Babigisha ngo uri umukristo kandi uri n'umupagani, ufite kamere y'Imana, ufite na kamere ya Satani. Kamere iracari nzima, iracari intaraga. Ufite umwuka w'Imana, ufite na kamere. Isaha n'isaha wakora ibyaha. Nizo nyigisho zihari. Nta nyigisho zivuga ngo mwiyumve, ujya wiyumva ko wapfuye, ujya ugenda nk'uwapfuye, kandi wibyiyumvemo ubigira ibyawe. Iyo umuntu azi ko ari umunyafurika agenda nk'umunyafurika. Iyo umuntu azi ko ari umwirabura kandi ari byo abazungu batwise baravuga ngo turirabura, baravuga abandi ngo barera, nuko ugenda nk'uwuriwe. Mu mitwe y'abanyafurika bagendana identite yabo kandi bazi ko ari abo hasi, niko bazi. Abenshi bagendana identite yabo, ariko ikitangaje ni abakristo batagendana identite yabo. Mwiyumve ko abe ariko namwe mwiyumva muko mwapfuye ku byaha, mubyiyumvemo. Ijambo rya kabiri, nyuma yo kumenya ugomba kwiyumvamo ko wapfuye ku byaha, ukaba ariho kubw'Imana. Ntabwo Bibiliya yavuze ngo ugende ngo ukore ikindi kintu. Hano ntibavuze ngo muje gusenga, bavuze ngo wiyumve. Recall, kwimenya,
kwisobanukirwa, wisobanukirwe ko wapfuye, niko Bibiliya ivuga, niko Bibiliya ivuze. Noneho iyindi mirongo yose ikavuga ijambo rya kabiri rivuga ngo noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Ntuje gufata icyaha kiba hanze yawe ngo uzi kigire umwami mu buzima bwawe. Inyigisho ziri hari ni inyigisho zivuga ngo kamere irakomeye, ngo kandi wigaburiye umwuka ngo ni umwuka ni uganza, ngo nugaburira kamere icyo ni ugukodesha. Dufite umwami wacu ni ugukiranuka kubera ko twizeye Yesu. Wije gukodesha undi mwami wo hanze yawe umwimike umukodeshe, kandi yarabambwe, kandi yarahambwe, kandi yarapfuye, uri muzima ku bwa Yesu Kristo. Bibiliya ikavuga ngo noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke. Ijambo rya kabiri ni ukwiha, dedicate, kwiha Imana. Imana yaratwihaye ngo natwe tuyihe. Ufate intoki zawe uzihe Imana, ufate amatwi yawe uyahe Imana, ufate ibitekerezo byawe ubihe Imana, ufate ubwiza bwawe uko umeze kose wihe Imana. Bibiliya yavuze ngo mwitange, kibavuze ngo utange undi, wewe utange wewe witerure, ku buryo uzi utanga ikintu ukagifata ukagitanga, nawe witanga ubwawe wihe Imana nk'umuntu wazutse. Ntiyavuze ngo witange nk'umunyabyaha, oya, witange nk'umuntu wazutse ufite ubugingo busha. Ibyo Kristo yakoze hasigaye kubw'ubushake bwawe ubihe Imana. Mwitange nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka, ibyaha ntibibategeke kuko mudatwarwa n'amategeko. Dufite impamvu yo kudategekwa n'ibyaha, dufite impamvu yo kutagendera mu byaha, kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu. Uba nkubwira, ubuntu nibwo rufunguzo rwo kudategekwa n'ibyaha. Uva nkubwira, ubuntu nibwo rufunguzo. Umuntu wese udatwarwa n'ubuntu bw'Imana, nubwo yibwira ko akiranuka, arakiranirwa. Bibiliya ikavuga ngo se ngo dukore dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu?